dushimira Imana ko n'uyu mwanya ubonetse kandi ko kuri gahunda isanzwe nuko turi mu materaniro yatangiye camp meeting aho buri wese yagomba kwisengera koko nkuko mubonye umwigisha amaze kuvuga akamaro ko gusenga akaba rero ari igihe cyo kwiga. Ubu rero tugiye kuganirira hamwe gusa amahirwe yo gusoma ibyanditswe byera. Reka dusenge. Turagushimye Data wa twese ukirana kuri mu ijuru, udukundiye kubaho no guhumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugusabye kutuba hafi muri uyu mwanya kugira ngo umuntu wese ahari mu mihati yavuyemo uduhe no kuhanganira kwa mu byawe, uzibikwiriye kuri buri wese, ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Ku bantu babaho bize bazi ko gusoma ari byiza. Iyo umuntu yize ntasome sinavuga ko amashuri ye yaba amupfiriye ubusa, kuko ibyo mwarimu yagusomeye ntabwo byazakugeza ku byo uzisomera. Noneho no mu by'iyobokamana Imana ishaka ko abantu basoma, yaranabiteganije, aho nibura turi buvuge bike cyane ku bantu bagiye basoma. Ijambo ry'Imana turimenya uko dusomye, ndetse twamara no kurisoma tukamenya ibyo dusabwa tukabisabira, ibyo dusabye tukabishobora. Ayo niyo mahirwe yo gusoma, ni uko iyo umaze gusoma umenya ibyo unanirwa n'ibyo usabwa, yarangiza ukamenya gusaba Imana nayo ikagusubiza. Rero birakwiriye ko abantu biga gusoma. Ezekiyeli 3 hatwereka neza ko abahanuzi bagiye basoma, maze bagasoma hari umugambi. Niyo mpamvu ndi bugerageze gusoma aya magambo avuga ngo, Ezekiyeli 3, umuhanuzi ubwo yabwirwaga itegeko ry'Imana ryamubwiye gusoma, hari uko yabwiwe, maze arambwira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu y'Isirayeli. Iri jambo kurya umuzingo bihwanye no gusoma, bihwanye n'ubundi mu Byahishuwe 10, aho Yohana yabwiwe ngo afate agatabo maze agaconshomera. Bigaragara neza ko ntabwo kwari gusoma umurongo umwe, so guca akarongo ku by'abandi basomye, ahubwo gusoma kuvugwa ahangaha tugiye kwiga ni ugufata igihe ugasoma neza, kugira ngo ubashe kumva ko ibyo gusomwa biracyari byinshi kandi ibyo tutazi nabyo biracyari byinshi. Nicyo gituma Imana yabwiye umuhanuzi, aramubwira iti, ngaho aramubwira ati, mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu ya Isirayeli. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati, mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe yuzuzemwo uyu muzingo nguhaye. Nuko mpera ko ndawurya, mu kanwa undyoherera nk'ubuki. Urumva ko ubwo yarariye, ariko yarariye umuzingo, uwo muzingo uramuryohera. Ntaho byaba bitandukaniye naho wasoma Daniyeli 9 maze ugasoma nawe yarasomye. Aha uriya wabwiwe ko ari ukuwurya, ariko Daniyeli we katurebe nta tegeko rimuhase. Hari icyabaye mu gice cya 9 mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitse umwami mu gihugu cy'Abakarudaya. Muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma yewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe, kuko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Urumva ko uyu nawe n'umuhanuzi. Ezekiyeli yahawe umuzingo, Daniyeli wafashe ibitabo avuga ngo nsome ibitabo. Ntabwo yasomye kimwe, ahubwo yasomye byinshi. Arangije ajya mu bintu by'amateka, asanga umuhanuzi Yeremiya yaravuze ngo imyaka 70 izaba iyo kuba i Babuloni. Icyo cyamuteye kwibaza ngo byaba byaragenze bite. Kuba bizi babyumva, wakurikirana amateka y'igihe iyo ngoma y'Abakarudaya yabaye, yarangije nk'imyaka 68. Noneho ubwo we aravuze muri uyu muzingo wa Yeremiya, muri Daniyeli 9, uyu yarasomye. Amaze gusoma, reka nongere nsubire inyuma ho gato cyane kugira ngo twumve. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi, niba Abakarudaya barategetse imyaka 68, uyu Dariyo
w'umumedi akaba yarari ku ngoma ya mbere. Burya Daniyeli yasomye ari imyaka 69 hasigaye umwaka umwe imyaka 70 yuzure. Abo bambeye Yeremiya. Ikiza cy'ingenzi gusa cyane nuko yasomye ibitabo. Ubwo gusoma mbese ni umugenzo w'abantu w'Imana. Daniyeli ni itegeko, Ezekiel ni itegeko, narya gatabo ku muzingo. Yeremiya wasomye ibitabo byinshi, asoma amateka, amenya imyaka abantu bazamara bari Babuloni. Ndatambutse aho ntabwo mpatinda. Paulo yaje kubwira abantu, mbese ni ukubereka neza yuko abantu b'Imana gusoma naryo itegeko nk'irindi mu Kristo. Abantu bagomba kujya basoma, ndaza kuvugaho gato cyane kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva icyasabwa n'icyabuzwa kugira ngo tujye tubasha kumenya neza ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe. Yaramwandikiye Paulo yandikira Timoteyo, aramwandikira mu rwambere rwa Timoteyo 4 umurongo wa 12, ntihakagire uhigira ubusore bwawe, ahubwo bikitegerezo cy'abizera ku byo uvuga no ku byo ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Uyu yari umusore ariko arabwira ati ntukagire uhinyura ubusore bwawe. Si kenshi imyaka myinshi cyane y'abasore ikunda kurangirira mu kutamenya, yarangiza bitewe nuko bisa naho kubwo benshi muri bo porusa nyinshi cyane nizitanyura mu bibazo, kandi iyo umuntu atanyuze mu bibazo akunda gusara mu bugoryi n'uburangare. Niyo mpamvu abantu benshi cyane iyo utagize inyota, iyo utagize inzara, iyo utagize umuruho, iyo utagize gucogora, iyo utahuye na kangaratete, inshuro nyinshi intekerezo zibyagira nk'inka zihaze. Bigatuma rero ahangaha Paulo yavuze ati hakagira uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubikitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima uboneye. Ubwo niho batari guhinyura ubusore bwe. Ubwo izo nama yatanze umurongo wa 13 kugeza aho nzazira ukigira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Urukumva ko ubwo tiyari kwigisha tiyahugura kandi ataragize ate atarasomye. Nta nubwo ari kubikitegererezo aramutse atarasomye, ntabwo nubwo ari ku munyabwenge aramutse atarasomye, ahubwo mu myaka ye y'ubuto yabwiye ngo kugeza aho nzazira ukigira umwete wo gusoma. Ku bantu benshi cyane kugira umwete wo gusoma ntabwo ari gufata igitabo cyose ngo uzagisome kirangize, ahubwo no gusoma ibikureba. Ndavuga amagambo nk'atanu umuntu yemerewe buri munsi. Umuntu yemerewe kugira ubwiherero bwo mu mutima n'ubwiherero bwo ku mubiri rimwe ku munsi. Umuntu akagira ijambo rishya yunguka mu gusoma mu byanditswe byera atarasanzwe azi. Umuntu akagira igikorwa gishya yarangiza kiza yakoze buri munsi. Umuntu akagira amasengesho yisengeye nayo yasengeye abandi buri munsi. Kandi umuntu ntagarukira aho gusa, ibyo nibyo bintu umuntu akwiriye kureba buri munsi. Rero icyo turi bwiteho ko ari ugusoma, umuntu akwiriye kureba ko yihaye intego yo kugira page imwe cyangwa nshya asoma akunga ijambo rimwe. Yarangiza niyo mpamvu burya urebye ibitabo umuntu wese yari afite ibyo asoma akwiriye gusoma. Abubatse bakwiriye gusoma nk'igitabo cyitwa inama z'itorero n'urugo rwa Kristo, maze yarangiza bagakuramo inama zagenewe abubatse n'iz'ababyiruye n'iz'abafite abana bato n'iz'abakene n'iz'umutungo, bakabisomera aho ngaho. Umuntu ntategereze ko abandi aribo bazamuhahira, aho bakamenya gusoma ibyo bitabo. Abasore nabo bashaka kuzaba intangarugero bakwiriye gusoma igitabo cyitwa ubutumwa ku basore, maze bakareba uko umuntu yifata ubuzima buzatsinda impinga ndende umuntu azamuka akiri muto, yarangiza ubutwara umuntu agaragaza ari muto akazaba intwari yubatse, yarangiza amaherezo akazamenya uko afata umutungo, akazamenya uko yambara n'uko arya, akamenya uko acyuza ubukwe n'uko yifata mu rugo rushya, yarangiza nta kindi kibiteye ariko asomye urwandiko Imana yandikiye abasore. Ibyo niyo bituma umuntu wese akwiriye gusoma. Noneho abigisha bafite byinshi nabo basoma, ariko ijambo nashatse kwitaho kugeza aho nzazira ugira umwete wo gusoma. Ubwo urukumva ko ubwo itegeko ari ugusoma. Muri Luka 4 naho hatwereka neza ko dukwiriye gusoma, kuko icyo turi gushaka ni amahirwe yo gusoma. Umuntu nkaruka yabwiwe aya magambo, aho nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Umurongo waho wa 16 haranditse hagira hati aje Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi uko yaramenyereye arahagarara ngo asome.
bamuha igitabo cy'umuzingo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri je, nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami Imana agiremo imbabazi. Ubu urukumva ko ubwo Yesu nawe yahawe umuzingo, maze ahabwa umuzingo w'umuhanuzi Yesaya, yarasomye. Rero ku bw'ibyo nimukurikirana neza, ubwo bahanuzi basomye, uwo ni Daniyeli na Ezekiyeli, nk'intumwa z'amatorero, ababwirizabutumwa nka Timoteyo yasomye. None ahangaha Yesu nawe arasomye. Aba bantu bose bagiye bagira amahirwe yo gusoma. Naho ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3, hahirwa abasoma. Gasoma n'ubundi mu byahishuwe hahirwa abasoma. Noneho bigaragaye ko abasomyi ari abanyamahirwe. Amagambo ndatakubwira, amagambo ndi yasoma agasimbuka, amagambo ndi yasoma ntayaha agaciro, amagambo ndi yasoma akicira hiteka kumva atayagusomera, atinya ko wayamenyekana, iyo wisomeye wowe uyagwaho. Yarangiza niyo mpamvu arega hari nayo umuntu yatagusomera bitewe nuko atahishurirwa kandi atasobanukiwe, ariko wowe wasoma ugasobanukirwa bitewe n'umwuka wo gusoma, kuko hahirwa abasoma. Rero ni abantu nibazirikana ibisabwa, bizajya bimenya neza ko buri munsi dukwiriye kuba aya magambo avuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa abasoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitonera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Burya gusoma ubuhanuzi bizaba ari ikimenyetso kigaragaza ko abantu bazi ko igihe kiri bugufi. Nabyo niba udasoma kuri wowe igihe kiracyari kirekire, ariko abandi bo umwete wo gusoma, umwete w'amasengesho, umwete wo kwera, umwete w'ivugabutumwa ni zimwe mu nkingi zituma umuntu ashobora gukomera mu by'Imana. Yarangiza akaba umuntu kwiyongera kwa buri munsi kumenye, bikadufasha muri iyo mpamvu. Niyo mpamvu hahirwa abasoma, kuko mu gitabo dufite ahangaha hatubwira ko Imana yigaragariza muri twe mu nzira nyinshi. Reka nansome wenda ntagiye kure cyane, mu gitabo cyitwa L'essentiel de l'évangélisation sanitaire bakoresheje mu ijambo navuga nti buri wese agerageje kuryumva ryamufasha, kuko turiho mu gihe cyo kumenya. Haranditse ngo mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 5 cyo ndetse wa 5 page 512 haranditse ngo sa voix est aussi révélée dans sa providence, elle sera reconnue si nous ne séparons pas notre âme de lui en marchant dans nos propres voies. Ati ijwi ry'Imana ryagiye ryihishurira no mu migambi yayo, ni ukuvuga ngo abantu b'Imana bagiye bavuga, yarangiza cyangwa se Imana yagiye ivugira mu migambi yayo ikagera ku bantu. Niyo mpamvu la voix de Dieu peut être aussi entendue en travers les appels de son esprit saint, faisant impression sur le cœur. Ijwi ry'Imana ushobora kuryumva rihatira imitima, maze inyure ku mwuka wera igahatira imitima yacu. Niyo mpamvu tugiye kubonana n'Imana twabona ibintu bikurikira à travers la parole de Dieu. Imana mwabonanira mu ijambo ryacu. Uzajya usoma we kwicara gusa ngo uyisomerwa, hari igihe Imana mwabonanira mu ijambo ryayo. Yarangiza wabumbura igitabo ugasoma hakubwira, wabumbura igitabo ugasoma hagucyaha, wabumbura igitabo ugasoma haguhugura, wabumbura igitabo ugasoma hagusobanurira. Yarangiza niyo mpamvu Imana ishobora kuboneka binyuriye mu ijambo ryayo. Kabiri, à travers la providence divine. Imana ishobora no kukwiyereka binyuriye mu migambi yayo. Natanga icyitegererezo ku bantu nka Yosefu, aho yari yarahanuwe ko azayobora, yabonye umuba we uhagaze iyabene se iryamye, bivuze ngo azabayobora. Ariko uko bizasohora ntiyabimenye, aganuye iyo nkuru abandi bararakara. Maze rero kubw'ibyo usomye amateka ye niho umenya neza ko mu migambi y'Imana ushobora kubonanira nayo muri yo. Burya yaragiye mu Egiputa ari ukwangwa na bene se ko ariko ngo azagere ku nzozi, guterwa mu rugobo ko ariko ngo azagere ku nzozi, kugurishwa ko ariko ngo azagere ku nzozi ze, gukorera kwa Potifaro ko ariko ngo azagere ku nzozi ze, kubeshyerwa ko ariko ngo azagere ku nzozi, gufungwa ko ariko ngo azagere ku nzozi. Ubwo rwari urugendo, ariko ni imigambi y'Imana ko ntabwo yiyoborwayo. Imana mushobora kubonanira mu ijambo ryayo
kuko n'ubundi mwabonanira mu migambi yayo. Icya gatatu à travers le travail du Saint-Esprit, Imana mushobora kubonana binyuriye mu mikorere y'Umwuka Wera. C'est le sens même de toute vraie foi, de faire ce qui convient au moment qui lui convient. Ati ubundi ubushake bw'Imana bihuje no kwizera kuzima, gukora igikwiriye ariko mu gihe cyagenwe. Birakwiriye ko dukora igikwiriye ariko tukayikora mu gihe cyagenwe. Dieu le grand maître d'ouvrier, Imana niyo mwigisha mukuru et par sa providence, kandi binyuriye mu mugambi yayo il prépare le chemin afin que son travail soit accompli. Imana igitegura umurimo inzira kugira umurimo wayo wuzure. Ishatse ifite ukundi aho yanyurira, hahirwa rero abasoma kuko bashobora kubona n'Imana mu ijambo ryayo. Mu byashuwe 22:10, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo yagira ubwiru igihe kiri bugufi. Bigaragara neza ko dukwiriye no gusoma amagambo y'ubuhanuzi, kandi twamara no kuyasoma ntituyagire ubwiru, kuko ubuhanuzi ni isaha y'umukristo kugira ngo amenye aho igihe kigeze. Rero ubwo ari uko bimeze, kandi akaba ari ingenzi kugira ngo tubisobanukirwe. Dukwiriye no kuba abantu bazi iyo bava n'iyo bajya, kugira ngo tubashe kubaho ariko tuzi n'iby'Imana neza. Muri Zaburi 119 kongera kutubwira akamaro ko gusoma n'amahirwe dufite yo gusoma. Iyo wamaze gusoma, noneho gusoma kwabaye itegeko, kandi umutima wawe wamaze kubyakira, ubwenge bwawe bwamaze kubiha agaciro, uzi ko bifite mu nyungu imbere n'inyuma, bijya bituma ijambo ry'Imana riba rityo. Amagambo yawe araryoherera ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigisha ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'inyuma zose. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ni Zaburi 119 umurongo w'103 kugeza 105. Iyo ijambo ry'Imana umaze kurisoma neza, ikimenyetso cy'uko usoma ijambo ry'Imana atari kubwiriza abandi, ukarisoma atari umugenzo w'idini, ni uko ijambo ry'Imana ritera icyako. Umuntu yumva asonzeye kurisoma, kumva ibyo abandi bagusomeye bitageze ku nyota yawe, ugasanga mbese ushobora kuba basimbutse ijambo ry'ingenzi, aho basoma bihuta ukahatinda. Niyo mpamvu ushobora kumva ibyo abandi batumvishije, ukamenya ibyo abandi batamenye, ugakunda ibyo abandi batakunze, ugasobanukirwa ibyo batasobanukiwe, ukazirikana ibyo bataremereje. Niyo mpamvu ari yo mahirwe yo gusoma. Rero kubw'ibyo niyo mpamvu abafite amagambo yawe aryoherera ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigisha ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Niba bigeze ijambo ry'Imana ryamera nk'ubuki, hari ibintu ntabwo ari abantu benshi cyane bafite, keretse abafite uturanda ryitwa mu gifu tukunda gusa n'udukakaye bigatuma ubuki bujyamo ukabarya, ariko umubare wa munini cyane w'abantu iyo wigishije, murabona ko kuri bamwe bazi ko twigisha ibirebana n'imiribwa, hari ibiribwa wigisha uko barya, umuntu ntakubaze ngo mbe warya kimwe, ahubwo akubaze ngo mbe wakirangiza cyose. Ndagira ngo kubanya ubwo bazi icyo n'abamvuze. Hakaba n'igihe bakubwira bati ese nta ni ngombwa kurya iki kingana gike gusa. Ni ukuvuga ngo mu bivugwa ngo mbe n'ubuki umuntu yarya akayiko kamwe, n'ubuki kuribwa, wasanga ubuki umuntu akubajije ngo mbe none umuntu yarya ikiyiko kimwe gusa, yagera ku mineke ngo harya nani ibiri gusa. Mu gitabo cyitwa Croquer Avenue ko avuga. Noneho yarangiza ariko amubwira onyo, akakubwira ati yose umuntu akayirangiza. Urukumva kubwo ntabwo bihuje. Umunyezaburi yabonye ijambo ry'Imana iyo urikunda riryoherera kubuki. Avuga ati iyo rigeze mu nkanka rimera nk'ubuki. Mbese no gusoma ku bantu, hari ibyo kurya by'ibinyacyanga biryohera nk'ibigori, ushobora kurya ugasigara nubwo baramaze kukimira kigasigara kiryoheje mu kanwa, bitandukanye n'igisheke. None amagambo yawe aryohereye ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Urukuba ko noneho iyo yaryoshye aruhije n'ubuki. Umurongo wa 105 avuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Burya bigaragara neza ko abantu baryiga, aho bajya gukandagira hose babanza kureba ko nta mahwa ahari, nta nkomyi, nta bigeragezo, nta bishuko, nta mitego, nta kwiyobagiza, nta buriganya burimo, maze ijambo ry'Imana rikavuga ngo kino kintu ni cyiza. Niyo mpamvu abantu benshi barikunda, kandi ni umucyo umurikira inzira zanjye. Rero kubw'ibyo dukwiriye gusoma kugeza ubwo rizaturyohera. Yarangiza rizatubwira ko igihe kiri bugufi, rizatubwira byinshi cyane, tuzabonamo amahirwe. Naho imigani 35:6 hatwereka noneho ijambo ry'Imana icyo aricyo. Mwibuke ko icyo turi kwigara gusa ari amahirwe yo gusoma, cyangwa se ni ngombwa gusoma. Imigani 30 umurongo waho ni wa 5. Ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo turisomye
hariho icyiza tubona. Rero haranditse hagira hati ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho, tukagira icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo itagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Ijambo ry'Imana ni ikintu cyiza, ariko baravuze ngo icyiza cyaryo ni ikihe? Niyo ngabo ikingira abayihungiyeho. Burya ijambo ry'Imana ni ingabo. Niyo ubwo bihwanye na Zaburi 119:11, nabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Iyo wasomye ukabikura mu bitabo ukabishyira mu bwenge, bihinduka umujyanama n'umugenga, bigahinduka umutegetsi n'umubyeyi, maze rikajya riguhugura kandi rikagutesha, rikakwigisha kandi rikakuyobora, rikakumvisha kandi rikagusobanurira. Niyo mpamvu havuze ngo burya ijambo ry'Imana ryose rirageragezwa, niyo ngabo ikingira abayihungiyeho, tukagira icyo wongera ku magambo yayo kugira ngo utagucyaha ugasanga uri umunyabinyoma. Iyo ugize icyo wongera ku ijambo ryayo uhinduka umunyabinyoma. Muri Zaburi 2:10 naho hatubwira ko abantu bose basabwa gusoma. Niba abahanuzi basomye, intumwa zigasoma, yewe hariho n'abandi bagiye gusoma, tugiye gusoma. Muri Zaburi igice cya 2 haranditse ku murongo waho ni umurongo wa 10, noneho mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi mwe mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezererwe muhinda imishitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Urukumva kubwo ku murongo wa 10 hatweretse iri jambo rivuze ngo musome urya mwana, hepfo baranditse ngo cyangwa se mwemere kwigishwa. Urukumva kubwo noneho gusoma urya mwana ni Yesu, niwe jambo ry'Imana, uwo niwe wa mwana. Rero kubw'ibyo hatubwiye ngo noneho mwabami bo mu isi mwe mugira ubwenge, kandi mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, musome urya mwana kugira ngo atarakara. Bigaragara neza ko itegeko rivuze ngo tutemeye kwigishwa Imana yarakara. Rero aho ntabwo mpatinda naho Yesaya 8:16 no murongo wa 20 hatubwira neza. Ubwo mwibuke ko turi kwigana gusa amahirwe yo gusoma kugira ngo nibura turebe. Muri Yesaya 8 iyo twamaze gusoma hari icyo bibyara kuri twe. Yesaya 8 haranditse hagira hati murongo wa 16 haranditse ngo bumbi bihamya amategeko yafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Bumbi bihamya amategeko yafatanishe ikimenyetso mu bigishwa banjye. Nuhakurikirana neza biraba ari ikintu gikomeye cyane. Umurongo wa 20 haragira hati nimusanga amategeko y'Imana nibihamya, niba batavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museko uzabatambikira. Ubwo bigaragara neza ko Imana ishaka ko abantu basoma, ariko amategeko n'ibihamya byose bikabumbira muri bo bifatanishwe ikimenyetso. Impamvu ni uko hari ingingo z'ingenzi zikomeye dusabwa kwitaho mu gihe ngiki ngo tumenye ko ijambo ry'Imana rikwiriye kubikwa muri twe. Mu byakozwe ubu ni umurongo wa 11 tugiye gusa naho turuburangirizeho yo kwereka abantu ko bakwiriye gukunda gusoma. Mu byakozwe 20 hatubwira amagambo meza kandi y'ingenzi kuri twe yuko tugomba gusoma. Ndagira ngo biraza korohera benshi kumva ko dukwiriye kugira ibitabo, tukagira umwanya wo kubisoma, tukabikunda, tukabishaka, bikatwigisha, bikatubera umujyanama, bikadutesha, bikatuyobora. Niyo mpamvu hakoreshejwe muri iri jambo ni Pawulo ari kwandikira intumwa abakuru b'amaturo bo mu Efeso, yababwiye ati kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka, kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo. Mwumve ko ubwo Imana ifite gahunda yo kugira ngo nibura ijambo ryayo aryo ari umushumba kuri buri wese, rikubuze, rigucyahe, rigukebure. Hamwe ryabaye itabaza, ahandi ryabaye ibyo kurya, ahandi ryabaye umujyanama, ahandi ryabaye ingabo. Niyo mpamvu nukurikirana neza Ezekeli yabonye ari agatabo ko kuribwa, Daniyeli yabonye ari igitabo cy'amateka cyo kuvuga uko bizagenda mu isi,
Timoteyo we yabwiwe ko ariyo nkingi yo kuburinda ubusore bwe ngo adahinyuka, ariko Yesu we yabonye ari umuzingo wa Yesaya wo kumenyesha igihe abantu umwaka Imana igiremo imbabazi. Yohana we yabonye ari amahirwe, ndetse umunyezaburi yabonye ari tabaza, naho umunyamigani yabonye ari ingabo. Umunyezaburi yabonye abami bakwiriye kuyisoma. Yesaya we yavuze ko bikwiriye kubumbirwa mu mitima yacu, none Pawulo we abonye ari inkoni ikwiriye kuragira. Mbaragije Imana n'ijambo ryayo ribasha kuba hana ibiragwa n'abejejwe bose. Rero gusoma birakenewe. Ngeze ku ntambwe y'icyo icyavugwa ngo nibura tubashe kumenya igihe dusoma n'igihe twiga, ngo tumenye neza icyo dukwiriye gusoma n'icyo tugamije. Ndasoma bike cyane mu gitabo mfashe cyitwa umurimo w'ubugiraneza. Hatwereka neza ko dukwiriye gusoma, twamenya byinshi cyane. Impamvu paje ya 33 y'icyo gitabo cyitwa umurimo w'ubugiraneza havuga ngo, haranditse hagira hati ibisabwa kugira ngo turagwe ubugingo buhoraho byavuzwe neza n'umukiza wacu mu buryo bworoheje cyane. Umuntu waremwe ingoma akamburwa ibye, agereranya abakwiriye kwitabwaho, kugirirwa imbabazi no kugirirwa neza natwe. Nitutita ku bibazo by'abakene n'impezamajyo, twabashije kumenya abo baba ari bo bose, tutaba twizeye kubona ubugingo buhoraho, kuko tudakora iby'Imana idusaba. Ndasubiramo, ahangaha bigaragara neza ko dukwiriye gusoma, guhora tubwirwa no kwibutswa. Iyo twisomeye tumenya neza icyo Imana idusaba. Niyo mpamvu ibisabwa kugira ngo turagwe ubugingo buhoraho byavuzwe neza n'umukiza wacu mu buryo bworoheje cyane. Umuntu waremwe inguma, wa wundi wakomeretse mu nzira agenda akazahura na wa Musamariya mwiza, akambugwa ibye, agereranya abakwiriye kwitabwaho. Ntabwo ari umuntu wigeze abaho gusa, ahubwo ni nagereranya abantu bagomba kwitabwaho, kugirirwa imbabazi no kugirirwa neza natwe. Nitutita ku bibazo by'abakene n'impezamajyo, twabashije kumenya abo baba ari bo bose, ntitwaba twizeye kubona ubugingo buhoraho, kuko tudakora iby'Imana idusaba. Ntitugirira abantu imbabazi n'impuhwe kubera ko bashobora kuba atari inshuti zacu cyangwa se bene wacu. Dushobora kuba dufite amakosa yo kutagirira impuhwe abantu ngo nuko atari bene wacu cyangwa ntibabe n'inshuti zacu. Mwasanzwe mwarisha itegeko rya kabiri rirusha ayandi gukomera, amategeko ya 6 ya nyuma ashingiyeho, uwo ari we wese wica rimwe abayishe yose. Abantu badakingura imitima yabo ngo bite ku bukene n'imibabaro by'abantu. Abantu badakingura imitima yabo ngo bite ku bukene n'imibabaro by'abantu, ntibazakingura imitima yabo kumva iby'Imana isaba. Niba umuntu atemera ko imbabazi impuhwe zinjira mu mutima, n'iby'Imana imusaba ntabwo bizinjira. Bigaragara neza ko gukunda abandi bikingura umutima, kutabakunda bikawukinga. Rero kubw'ibyo ubwo ni ukugira ngo tujye dusoma twumve icyo bishatse kuvuga. Hepfo arakomeza ati, abantu badakingura imitima yabo ngo bite ku bukene n'imibabaro by'abantu, ntibazakingura imitima yabo kumva iby'Imana isaba, kuko bivugwa mu mategeko 4 abanza no mu mategeko 10. Ndagira ngo aho ngaho amahirwe yanjye n'ayawe. Uyu munsi Imana iraha abantu amahirwe yo kwerekana ko bakunda bagenzi babo. Amahirwe yanjye n'ayawe. Iyo umaze gukunda mugenzi wawe, uburangije kugera ku mahirwe yawe. Umuntu ukunda Imana na mugenzi we niwe ugaragariza impuhwe umukene, imbabare, uwaremwe inguma n'abari hafi gupfa. Iyo umuntu ukunda Imana na mugenzi we, ndasubiramo, umuntu ukunda Imana na mugenzi we niwe ugaragariza impuhwe umukene, imbabare, uwaremwe inguma n'abari hafi gupfa. Imana irahamagarira umuntu wese kwakira inshingano yirengagije, agashaka kugarura ishusho y'indangagaciro z'Imana mu muntu. Kugira impuhwe no kugarura ishusho y'Imana mu muntu. Niyo mpamvu iyi ni paje ya 33, kugira ngo abantu b'Imana babashe kumenya neza ibisabwa n'ibibuzwa, tubashe kumenya neza aho twerekeje, tubashe kumenya neza icyo tubura. Niyo mpamvu uko twakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Dushobora gukunda bagenzi bacu kuko twikunda gusa nk'uko dukunda Imana ku rwego ruhanitse.
ikibanza ntabwo ari gukunda abantu, ahubwo umuntu abanza gukunda Imana ikagutuma aho ujya gukundira. Ku bw'ibyo navuga ngo ubwo Imana y'ubwayo gusa aba ari nk'umupira ukayikiranira muri tere y'abantu. Bivuze ngo numara kuyikunda, gukunda abantu bizakorohera, nutayikunda gukunda abantu bizakugora, nuyubaha kubaha abantu bizashoboka, nuyizirikana n'ukuzirikana abantu bizashoboka. Niyo mpamvu ntabwo habanza gukunda abantu, ahubwo habanza gukunda Imana, kuyigira bikagushoboza gukunda abantu. Urukundo rw'Imana ruzera imbuto mu rukundo dukunda bagenzi bacu. Urukundo dukunda Imana ruzera imbuto ari uko dukunze bagenzi bacu. Ayo ni amahirwe yo gusoma. Ubwo abatari bazi ko umuntu akunda Imana, ngo kuko abantu bakunda Imana. Iyo umuntu amaze gukunda Imana, yera imbuto zo gukunda abandi. Byanze bikunze. Niba udakunda abandi, ubo gukunda Imana nibyo bitari byaza. Nicyo gituma Yesu avuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Benshi batekereza ko gukunda bagenzi bacu nkuko twikunda bidashoboka, ariko niyo mbuto nyakuri y'ubukristo. Uganira n'abandi kugukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ukibwira ko bidashoboka, ariko niyo mbuto y'ubukristo. Epate, urukundo dukunda abandi ni ukwambara umwami Yesu Kristo, ni ukugendana no gukorana n'isi itaboneka mu bigaragara. Iyo umaze gukunda bagenzi bawe nkuko bikunda, ni paji ya 34 ya cya gitabo cyitwa umurimo w'ubwira neza, ndasubiramo muri aya magambo. Urukundo dukunda abandi ni ukwambara umwami Yesu. Uvuga ngo iyo umaze gukunda abandi uburangije kwambara umwami Yesu, ni nk'aho bavuze ngo abakubona ntibakubona, ahubwo babona ari Yesu wambaye. Bagasanga ko utashobora kubakunda ngo bishoboke utari wakunda Yesu. Ubu umaze gukunda Yesu, abasa n'umuntu wanyoye inzoga, ntabwo washobora kubwira umusinzi ngo ugwa aho ushaka, ahubwo inzoga imutsindiye ishaka. Nako amaze gusinda Yesu, nawe amuyegeza aho ashaka. Ntabwo ari upangira Yesu, ahubwo Yesu amupangiramo, kuko inzoga ipangira umusinzi. Rero ko bw'ibyo hepfo ngo ni ukugendana no gukorana n'isi itaboneka mu bigaragara, cyangwa se mu yandi magambo, yaba abamarayika bakurimo, Imana yabikurimo, Yesu yabakurimo, Umwuka wera kurimo, abamarayika bagufasha gutunganya. Ubwo rero dukwiriye guhora tureba kuri Yesu, we banze ibyo kwizera kwacu, kandi akaba ari nawe ugusohoza. Dukwiriye guhora tureba kuri Yesu. Niyo mpamvu mu gihe nk'iki ngiki cyo kwibaza, aho dusigaranye akanya gato cyane ngo nibura buri wese agerageze kumva, nidukunda Imana gukunda abantu bizoroha, nitunanirwa gukunda Imana gukunda abantu bizatunanira, nitwubaha Imana tuzubaha abantu, nituyizirikana tuzabazirikana, nituyibanza tuzacumburira kuri bo, kandi nituzirikana ibyayo tuzazirikana n'abo yaremye. Niyo mpamvu abantu benshi cyane ari ngombwa ngo bamenye iryo banga ryo kubaho kandi rinini cyane. Umutunzi ni igisonga cy'Imana, kandi iyo agera ikirenge mu cya Kristo agakomeza kugira imibereho yicisha bugufi kandi yubaha Imana, binyuze mu kuvugururwa kw'imico ahinduka umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Ubundi ubusangwe ubutunzi butera icyusa. Ubusangwe kuramuka neza gutuma umuntu asuzugura abasumbya amaboko, ariko ibirenge biyimbukuje imbere. Uba ugomba kumenya neza ko none wari ejo wabwirirwa, ntibyabura kwitera amababa nk'ibindi byose, ariko sinshatse kuvuga ngo abantu bazajye bubaha abandi banabakunde kuko batinya ko hari igihe nabo bizabagenderaho bityo, ahubwo umunsi waramukanye uwo munsi ubutumwa ibyo yarangiza kugira ngo nawe utabare utabigize. Ariko uko n'ijambo guhahirwa abasoma. Ubu turi gusoma rero kugira ngo abantu bajye bashaka ubusobanuro nyabwo. Ubwo wamaze kumva neza amahirwe yo gusoma, umunsi uzakunda Imana gukunda abantu bizakorohera, umunsi utarayikunda kubakunda bizakugora. Niyo mpamvu tugomba kwambara Yesu twambaye impuhwe ze, tukambara Yesu tugize urukundo nk'urwe. Niyo mpamvu aho naho ndashaka kwatinda ngo nibura Imana yita ku mukire n'umukene mu buryo bumwe. Ukuyeho ubukene ntitwabona uburyo bwo gusobanukirwa imbabazi n'urukundo by'Imana. Ndagira ngo ndasubiramo. Imana yita ku bakire n'abakene kimwe. Uwakuraho ubukene, imbabazi z'Imana ntabwo zagaragara. Kuko umuntu byaba ari nk'abakire baturanye, ni ugutumirana mu minsi mikuru gusa, ariko buri wese ariko wazazi iwacu ko twari dukeneye kudusura, ugahendahenda ariko bikanga, bitewe nuko uri gushaka kumuha adashaka, urashaka kumukamira atarwaye ubworo, urashaka kumwambika atambaye ubusa, urashaka kumucumbikira adakeneye aho arara. Yarangiza kubw'ibyo byatuma umutima w'Imana utigaragaza. Twabona uko tumenya data wo mu ijuru wuje imbabazi n'impuhwe. Ubukene buvuyeho niko byagenda.
ntabwo twamenya data wa twese, kuko umuntu wese ajya amenya uwamugiriye neza, ariko cyane cyane iyo yagukuye mu kaga ubimenya kurutaho. niyo mpamvu Imana iduha imigisha yayo kugira ngo duheho abandi. Igihe tuyisaba ifunguro ryacu rya buri munsi, ireba mu mitima yacu niba turi busangire na ba bandi barikeneye kurusha twebwe ubwacu. Ndasubiramo, igihe tuyisaba ifunguro ryacu rya buri munsi, ireba mu mitima yacu niba turi burisangire na ba bandi barikeneye kurusha twebwe ubwacu. Ni ukuvuga ngo hari igihe Imana iguha iby'uwo munsi, ariko cyane cyane witabaye ari utabifite. Niyo mpamvu rero kubona ibigambiriye kubinyuza iwawe ntibimugereho, ubuhindutse umuhemu. Niyo mpamvu igihe dusenga ngo Mana ugirire imbabazi jewe umunyabyaha, iragenzura ikareba niba tuzagirira impuhwe abo dufatanye. Iki ni igihamya cy'uko twomatanye n'Imana ko turi abanyambabazi, Data wa mu ijuru ari umunyambabazi. Urumva ko nta kindi kinyunyuza iby'umwuka mu bugingo vuba cyane kurusha kubikingiranira mu bunarije no mu kwikubiraho. Ibintu ndasubira muri uyu murongo, nta kindi kinyunyuza iby'umwuka mu bugingo vuba cyane kurusha kubikingiranira mu bunarije no mu kwikubiraho. Iyo umaze kuba mu bunarije no mu kwikubiraho, biba birangiye ubukristo burakamuka muri wowe. Abanezeze narije bakirengagiza kwita ku bugingo n'imibiri bya Yesu, yabo Yesu yatangiye ubugingo bwe. Abanezeze narije bakirengagiza kwita ku bugingo n'imibiri yabo Yesu yatangiye ubugingo bwe. Ntibarya ku mutsima w'ubugingo cyangwa ngo banywe ku mazi y'isoko y'agakiza, barumye kandi nta mazi abarimo, bameze nk'igiti kitagira imbuto. Ukumva ko aho niyo wavuze ngo hahirwa abasoma. Rero kubw'ibyo mu gihe tugana ku musozo, umva ayo magambo, hahirwa abasoma. Ubwo uramaze kubyumva neza. Nta kintu kinyunyuza iby'umwuka mu bugingo vuba cyane kurusha kubikingiranira mu narije no mu kwikubiraho. Abanezeze narije bakirengagiza kwita ku bugingo n'imibiri yabo Yesu yatangiye ubugingo bwe. Ntibarya ku mutsima w'ubugingo cyangwa ngo banywe ku mazi y'isoko y'agakiza, barumye kandi nta mazi abarimo, bameze nk'igiti kitagira imbuto. Ni ibikuri mu by'umwuka, bakoresha ubutunzi bwabo mu by'inarije, ariko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ubibira umubiri azasaruramwo kubora. Kubera ko abakire birengagiza gukora umurimo w'Imana yabahaye gukorera abakene, nicyo gituma birata, bakarushaho kwihaza, bakarushaho kwinezeza, kandi bakinangira imitima. Bitandukanye n'abakene kubera ko ari abakene gusa, maze bakabaha urwaho rwo kwifuza no kugira ishyari. Bamwe barasharira, bakuzura urwango, banga bafite byose, igihe bo ntacyo bafite namba. Imana ipima ibikorwa byacu, kandi umuntu wese wakiraniwe mu busonga bwe, wananiwe gukosora ibibi yari afitiye ubushobozi bwo gukosora, ntacyo azashimirwa mu bikari byo mu ijuru. Ahandi kugana ku musozo, mubyumve neza muri aya magambo ndangirijeho. Imana ipima ibikorwa byacu, ishyira ku munzani. Kubera iki watanze, kubera iki watuye, kubera iki wasenze, kubera iki wasuye, kubera iki wagiye yarangiza ugafata ipfukire ukajya kwa runaka. Ibyo byose igipima umunzani w'icyatumye ubikora. Hepfo ati, kandi umuntu wese wakiraniwe mu busonga bwe cyangwa se mu bucungamari, haravuze ngo wananiwe gukosora ibibi yari afitiye ubushobozi bwo gukosora. Mbese wananiwe kwigisha umwana utari uwe, akananirwa kwambika uwambaye ubusa, akananirwa kureba uwaburaye cyangwa uwaheze mu nzu atavuwe, ntacyo azashimirwa mu bikari byo mu ijuru. Abirengagiza kwifuza kw'abakene bazabarwa nk'igisonga gikiranirwa, kandi bazandikwa mu bitabo nk'abanzi b'Imana n'abantu. Mu bitabo byo mu ijuru, bene nk'aba batagize impuhwe ku bandi, rero hahirwa abasoma. Reka muri aya masaha umuntu wese yongera azirikane ngo ibyo undi atansomera nzabyisomera. Buri munsi mujye mbona iyerekwa ryo mu byanditswe byera. Ubwo nagize amahirwe yo kumenya gusoma, ngire n'amahirwe yo kugura ibitabo, kandi njye nsoma aharebana n'ubugingo bwanjye. Ndebe ibyo mbuzwa. Abagore nibasoma ibireba abagore, abagabo basoma ibireba abagabo, abana basoma ibireba abana, abigisha basoma ibireba abigisha. Buri muntu wese nahigaburo rihwanye n'uko ubuzima bwe bukeneye. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.